So rero icyo nagira ngo mbwire hari ndashaka kunyegera akazu kaba hafi yanjye tukarera umwana turi kumwe tukitegura umwana turi kumwe sibyo akazu kakareka akazu k'umudamu n'ubundi bisanzwe nyine twabana wenda wahaguruka gatoya wenda ukamuvingaho gato ukagira nk'ahari nkareba ubonye imbere uzawe wenda ukamuvingaho gato nkareba ukuntu bimeze tayo urabizi ko nabyo birakonta cyane mu bakiriya kuba none se sawa shiri sawa cyane kabisa so ari ikintu natekereje nshaka kugira ngo tuganireho ikintu nashaka kukubwira so urabona igihe wambwiraga ko twite ndabyumvishe ndabyakira already namaze kwizera ko nyine namaze kumva ko ndi umubyeyi so rero icyo nagira ngo nkubwire hari ndashaka kunyegera akazu kaba hafi yanjye tukarera umwana turi kumwe tukitegura umwana turi kumwe sibyo akazu kakareka akazu k'umudamu n'ubundi bisanzwe nyine twabana wishyirisha ibyo bintu byashoboka koko yego byashoboka cyane shiri nkambwirere kuba ntwite ntabwo nacitse amaboko n'amaguru nta kibazo nakomeza nkakora kandi akazi kugahagarika ntabwo ari byiza ariko nanjye nyine ntabwo nari mvuze ko waba wacitse amaboko n'amaguru mu buryo bwo kugira ngo dufashe gukurikirana umwana twese turi kumwe ndabyumva ndi kubyumva wagize igitekerezo cyiza cy'abagabo ariko ntabwo twita twihuta nonaho shiri ni ukuri nyine nubwo ntwite ntabwo nari niteguye neza ko twahita tubana kandi akazi ndagakomeza ntabwo nacitse amaboko nta nubwo byagenze gutya nkeneye gukora ugishaka gukora nta kibazo kuko buriya uri umugore mwiza uri ukunda akazi buriya uri umugore mwiza cyane ndashaka gukora urabona hoteli yacu tukayiteza imbere tugakomeza tukikundanira tukagukunda ariko noneho kandi tugashyiramo gukora cyane tugakora cyane uko bimeze bikarengaho ibyo ni byo kabisa karibu wakwicara nta kibazo yego mumeze neza ariko tumeze neza njye twavuganaga ndi manager wa hano nshimiye kukubona bakwita ndi wowe amazina yanjye nitwa Angela yego rero hano dushaka umukozi uri buze gufasha abandi hano wari hari yagiye nawe hari rero n'umuntu twari twaguhamagaye wigeze ubikoraho ibintu byo mu mahoteli kwakira abantu wigeze ubikoraho ufite hano hose yego nkuko nabibabwiye mbere tukivugana kuri telefone nabikozeho ahantu hagera kuri 3 hose nabikozemo nyine mfitemo uburambe nyine ntabwo ari ubwa mbere naba ngiye gukorana n'abakiriya nyine muri hoteli bishatse kuvuga ngo usanzwe kubikora nsanzwe mbikora nyine niyo kariyeri yanjye ndumva ari byiza yego wenda wahaguruka gatoya wenda ukamuvingaho gato ukagira nk'ahari nkareba ubonye imbere uzawe wenda ukamuvingaho gato nkareba ukuntu bimeze tayo urabizi ko nabyo birakonta cyane mu bakiriya biba bitakugoye nta kibazo ubusabe bwanyu
bagende barayijyanye reba azi kwiruka arenze ingerage nta kintu nabikora nose nabyanjye reba ukuntu yiruka nose telefone yawe barayitwaye none se umusubire kwiga none ubu yarenze hari hakurya byihorere nzakugurira iyindi twigendere nzakugurira iyindi nta n'impamvu Okay. Ntacyo ngwino tujye tuganiraho gatoya. Yanashobora wicayeho gatoya. Ndabona gutyo nta kibazo. Ariko hano dukunda kugira abakiriya cyangwa se rimwe na rimwe abakiriya bakagira ikintu cyo kuvuga ngo bihitiramo umuntu ushobora kuba nk'umusiriveri bamwishimiye bakavuga ati uyu munsi wenda muri bande ushobora kuza kutubyinira. Sinzi ibyo bintu nkunda kubibona cyane, wenda niyo mpamvu rukenewe n'abakobwa. Hari ikintu waba ubizi ibintu byo kuba wabyinira abakiriya? Okay, tuntu nk'utwo ngutwo. Yego, bira ndabizi ine hagari cyane ariko ndabiziho gakeya ko nigeze kumukoraho mbere yuko nyine mbana akazi muri hotel, kuko aho nabyinaga ni naho natangiriye nyine nkora akazi gutyo nyine ngenda mbona ahandi gutyo gake ariko nibyo natangiriyeho. Okay, sinzi niba naba nkugoye. Ndamutse nkubwiye ngo wenda nkubikoreho wenda nk'amasegonda make cyangwa se umunota wenda ngo bitakugoye nabyo. Ntabwo bigoye kuko ni akazi. Nyine wenda nshobora kuba nkubwo ariko ntacyo bikore niba ntacyo bigutwaye pe. Bari nkaha kuba wenda turi kumwe umubyinira nyine ko tusipoza ari hano gutya gake nyine ku buryo cyangwa n'akazu ke hari ukuntu nyine abikunze nyine yifuza kuba yabyinana nanjye abyina akazu ke gake ndakeka reka nimba urakoze rero. Wagenda ukareba hariya wanyuze kuri reception ukareba umusore wicayemo ukavuga akaguha imyenda ukigera ukareba ko igukwira ukenda ibindi twaza guhura nyuma tukaza kuganira. akazi nagatangira wagenda bakaguha imyenda ukareba ko igukwira ugatangira akazi nta kibazo. Murakoze cyane. Sa ntacyo wagenda tutaza gusubira. ariko ibyo wumfata namukura mu rurimi babuja waje nakubwiraho gatoya se ariko ntakabutesha umutwe ntakabutesha umutwe reka ntavugishe nanjye n'undi ukomeza namubwiye ushaka amafaranga se kandi basi mbabarira mabuja mbwira ikibazo ufite mabuja rero gusa wagiye uvuga gake ko ufite urusaku. rero reka nkubwire urabona namaze kumenya ko wa wundi wajya guza hano atari bosi
namaze kumenya bosi uwo ari we. cucu ubundi wuzuye mu mutwe uru rukumva rurimo ubwenge. Nzabimubwira nutangurira akantu. Kamubwire uwo munwa nzawufunga nzawushyiraho. Uzangurira akantu. None kamubwire za nudafunga umunwa wawe uzambona uranyumva gicucu. Cyari ndaje tugende. Zabivuge. Umva kandi wibura muri mode y'umugabo wanjye sibyo turasohokanye ceceka nge ndaza kugaruka kuruzwa none so uriya ko yahoraga ahangaha ambwira ngo ni boss ye boss namaze kumumenya gicucu wawe ndaje rero nuko tuvugane neza sibyo ndaza kuza tuvugane nge nzakuhindura ubwanjye kandi nzagushimisha sibyo ariko ujye ufunga umunwa ufunge iryo banga mabuja vuba ahangaha sibyo ufite vuba ahangaha siri kunkubita nzabivuga ndaje turabivugana sibyo mu kanya ninze ndakuzana n'akantu sibyo sawa nzanene na ka kandi nkunda kumva azayama cyangwa mwe kimwe muraburiza nawe you